Icyambere bagomba kubanza gukora no kwemera ububwa bwabo. Kwemera Ububwa bwabo karabaye. Impamvu mvuze gutya ni ukuvuga ngo umunyarwanda yavuze ijambo rikomeye, njya nkunda gushingira cyane ku migani y'abatubanjirije, ndayikunda cyane. Abo ngo ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa. Niyo mpamvu nayo ntangije ijambo rivuga ngo bagomba kwemera ububwa bwabo. Impamvu bagomba kwemera ububwa bwabo nuko bagomba kubanza bakamenya neza ko bakoze amakosa cyangwa se ko ari abanyamakosa. Delivery y'ibyo batanze nibyo byago igihugu dufite uyu munsi, nibyo byago igihugu cyacu kirimo kibamo uyu munsi. Ibintu abantu babwirije ntabwo byari biri muri bo, ntabwo byavaga muri bo, ntabwo iyo biza kuba biva ku Mana byakabe kuba byaragize umumaro, byavaga indani rero mu bitekerezo byabo, mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibyo wabura ibyo byose, ikintu cya mbere ugomba gucungana nacyo ni ikimana ikeneye ku buzima bwawe. Wowe icyo ushaka kiza nyuma y'ikimana ishaka kuri wowe. Ko Pawulo arabidusobanuriye, aratubwira ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Niba rero wowe ubona ko umubiri wawe ukwiye kwambara ikanzu imeze gutya nk'umukozi w'Imana, niba ubona neza ko umubiri wawe ukwiye kwambara ikote rimeze gutya cyangwa inkweto imeze gutya cyangwa ukwiye kugenda gutya, ibyo ni ugushaka kwawe, ariko hari n'iby'Imana igushaka. Uyu munsi wa none dufite abantu benshi Imana yavanye mu misozi ibavana mu mwobo, bafite ijambo ry'Imana, bafite ubuhanuzi bwiza, ari abakozi b'Imana. Imana irabajyana ibicaza mu nzego zitandukanye za leta. Uyu munsi icyo bari gukora ni iki? Delivery y'ibyo bari gutanga se ni iyihe? Bagakwiye kuba bahicaye nk'abantu Imana yicaje aho ngaho, ariko uyu munsi bahicaye nkabo. Uyu munsi wa none wakabwirije ijambo ry'Imana riri gutoza abantu gutukana. Uyu munsi wa none wakagize umumaro mu buryo bw'abantu icyo bakeneye, mu buryo bwo gusenga ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none urubyiruko rwishimye muri kubona ibiri kuba ku mbuga nkoranyambaga ni byinshi. Ni ikimenyetso cyiza cy'uko babeshya abantu igihe kinini, bambaye uruhu rw'intama kandi imbere ari impyisi. Nicyo kimenyetso kiri kugaragara. Ubu rero uyu munsi wa none umuntu uri kwicara kuri social media, akicara ku ivugabutumwa akagaragaza ziriya mbuto, bivuze iki? Igisobanuro cye ni iki? Yambaye uruhu rw'intama, imbere ari impyisi. Ari impyisi mahuma mbi cyane. Uyu munsi wa none abantu bitwikiriye amadini, bitwikira iryo dini abantu bitwikiriye ubwaryo. Kumva ngo ufite abantu 100 ko bitwikirira mu idini. Iryo dini ubwaryo ndashaka kukwibutsa ko n'iryo dini ubwaryo nibyo mwisi byo ngibyo, kandi si n'umwijima. Kuko gushaka rimwe ukiyongeza bwa kabiri, ukiyongeza n'ubwa gatatu, ibyo bintu bihabanye no gushaka kw'Imana. Ariko urambwira ni gute umuntu yicara aba ngo umuntu ushaka kw'Imana ikora ibi nibi azana amafaranga ku birenge, uwo muntu gushaka 5 byamunanira, uwo muntu gushaka 3 icyo gitekerezo urumva ari ikintu yajya gushaka, yajya kujya mu bitabo kujya kubishakamo. Ni gute? Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu ashobora gutekereza gushaka urugo rwa mbere, agashaka urwa kabiri, agashaka urwa gatatu. Hari ibintu byinshi bari bakwiye kubanza gusobanukirwa. Rero uwo muntu ntabwo ari isobanukirwa. Impamvu ashaka urugo rwa mbere, agashaka n'urwa kabiri, agashaka n'urwa gatatu, uwo muntu ntabwo icyo ari cyo ntacyazi. Banza umenye uriwe, ntabwo wiyizi. Icyo uri cyo ntabwo ukizi. Ushobora kuba wumva ngo uri pasiteri, ushobora kuba wumva ngo uri apotere cyangwa ngo uri ikindi mu burimo wo gukorera Imana, ariko ndashaka kwibutsa neza ko uwo Pastor Mutesi ntabwo muzi, ariko Mutabazi we duherutse kuhura. Ariko ibyo ni ukwimahoro neza, ni ukwishyiramo, ni ugushaka abaringa. Ni nko gufata abaringa ukayishyira hariya, ukavuga ati reka iyi baringa indeberere aho ngewe ntabasha kugera gute, aho nabasha kuba ndi. Iyi mitima y'abo bantu niko ibimeze. Ibaze uwo pastor, uwo mudamu Pastor Mutesi yicaranye n'umukobwa we, umukobwa arimo aramugisha inama uko urugo byagenze. Arimo aramugira ati mama, ati mu rugo byanze, umugabo byagenze gutya na gutya. Iki nazamubwira se urumva kibangutse n'ikise. Avuga ati ngwino wicare hano, ati abagabo ntibabuze uzashaka n'undi.
Yesu reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu ndabasuje kandi bashimira kuba mwarahisemo iyi channel. Reka nibutse ko twicaye kuri Makita Tent Design, ni hano Kimironko, ni ahantu heza cyane ushobora gukorera ibirori byawe, cyane cyane ku bantu bafite ubukwe. Ni ahantu nagushimira, hari ihema rinini rishobora kwakira abantu benshi bashoboka, abantu basaga 800. Hari ubusitani bwiza kandi hari na parking ihari ihagije. Wifuza ibindi bisobanuro wahamagara izo nimero ziri gutambuka kuri screen yawe, kandi wifuza n'ihema ryawe bwite naryo turari gukorera. Kuri kamera nkuko mubibona ndi kumwe na Apotre Kamana. Nishimiye kongera kuba nawe Apotre. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Meze gute Apotre? Turashima Imana cyane. Iyo twabyutse ubuzima ni igisubizo, cyangwa se iyo twabonye umucyo ni ikimenyetso cy'ubuzima. Turashimira Imana cyane. Ubushize mu kiganiro twakoranye wari uri kutubwira uko ibyanditse biteganya umukozi w'Imana ko agomba kuba ameze, ko agomba kuba ari n'umugaragu ahubwo w'uwabo abwira. Ariko tuza kubona ko reka mvuge ngo abenshi atari ko bitwara. Ubona hakorwa iki kugira ngo aba bitwa abakozi b'Imana babe baba koko abagaragu babo babwira ibyo Kristo yabatumye kubwira intama ze? Urakoze. Icya mbere bagomba kubanza gukora ni ukwemera ububwa bwabo. Kwemera ububwa bwabo karabaye. Impamvu mvuze gutya, kwemera ububwa bwawe cyangwa se kwemera ububwa bwanjye ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Sinzi niba aho ngaho twumvikanye neza. Kwemera ububwa bwabo, impamvu mvuze ngo bagomba kwemera ububwa bwabo ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda yavuze ijambo rikomeye, njya nkunda gushingira cyane ku migani y'abatubanjirije, ndayikunda cyane. Abo ngo ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa. Niyo mpamvu nayo ntangije ijambo rivuga ngo bagomba kwemera ububwa bwabo. Ni ukuvuga ngo ibyabanje kubaho, niba impamvu bagomba kwemera ububwa bwabo ni uko bagomba kubanza bakamenya neza ko bakoze amakosa, cyangwa se ko ari abanyamakosa. Umuntu udashaka kwemera ububwa bwe nta nubwo yanabona amakosa ye. Ariko niba yemera ububwa bwe, bisobanuye ko yamaze kubona ko yakoze amakosa. Uko byagenda kose rero gukosa bibaho, ariko imbere y'Imana, Imana ni nyembabazi. Uyu murimo rero n'uw'Imana, n'uwa Nyagasani, ntabwo ari umurimo wacu twebwe ubwacu bwite, ntabwo ari umurimo wacu, n'uw'Imana. Niyo mpamvu rero aho twibeshye cyangwa se aho mwibeshye nk'abakozi b'Imana mukavuga ibidakwiye, mugakora amakosa mubizi neza ko ari amakosa, namwe murabizi, n'imitima yanyu irabizi. Ntabwo ndi hano kugushinza, ariko wowe mutima wawe urakubwira neza icyo wakoze icyo ari cyo. Urakubwira neza aho waryamye hariho, urakubwira neza ibyo wavuze ibyo ari byo, urakubwira ibyo waharuriye abantu aho wabikuraga, urabizi neza icyo uri cyo n'icyo wahoze uri cyo urabizi. Niyo mpamvu rero nutekereza neza urasanga ukwiye kwemera ububwa bwawe. Iryo jambo rirakomeye. Reka tuze kwifashisha no muri uyu murongo, ni mu Bakorinto ba 2 ibice 4 umurongo wa 5. Yego. Avango kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Kristo Yesu. Yego. Hano harimo akandi kantu, kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu. Ese ko mutubwiriza ibya Kristo, mubitubwiriza mwe bitabareba? Kuko uyu munsi hari igihe ureba ugasanga byabaye ryane ngo murebe ibyo mvuga, ngo mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Ugasanga umuntu hari ibyo mu by'ukuri ukurikije ukuri kwa Bibiliya we inzira arimo kugendamo zihabanye
n'iki ijambo rivuga. Okay. Urabona umuvugabutumwa, umupasitoro, umuhanuzi, uwakoze cyangwa se uwabwirije akabwiriza mbega nyine ariko delivery y'ibyo batanze, igisobanuro cy'ibyo aba bavugabutumwa na pasitoro batanze nabisobanuye ubushize, avuga ni delivery y'ibyo batanze nibyo byago igihugu dufite uyu munsi, nibyo byago igihugu cyacu kirimo kibamo uyu munsi. Turi kumva ngo uvuze ibi, ugize gutya, wifuza ikibi ku Rwanda, ni ingaruka z'abashumba babi cyangwa se z'ababwiriza butumwa cyangwa se yabakakwiye kubwiriza iby'Imana. Ntago bahagaze mu mwanya wo kubwiriza iby'Imana kugira ngo Imana inabahishurire cyangwa se bamenyeshe iby'igihugu cyangwa se iby'ubuzima bw'igihugu ko bumeze. Niyo mpamvu rero mu byabanje kubaho na mbere, uyu munsi wa none mu nzira tubamo cyangwa se mu cyerekezo cy'ubuzima tubamo bwo gushaka Imana cyangwa se bwo gukorera Imana, aba bantu impamvu natangiye mvuga ngo babyishe mbere, ni ukuvuga ngo ubwonko bwacu dutunze uyu munsi, ikiri mu bwonko bwacu nicyo gikwiye gusohoka inyuma. Ni ukuvuga ngo icyo abantu bari bafite mu bwonko nicyo batanze, nicyo bagombaga gutanga. Niyo mpamvu rero mu byo batanze n'ibyagiye bikajya mu bwonko bwabo, ariko bamaze kubona neza ko ibyo batanze bitari bikwiriye ko ari byo bagombaga gutanga. Barabizi neza ko batari byo bagombaga gutanga. Niyo mpamvu rero ubwonko bwacu, Bibiliya itubwira neza amagambo meza, ivuga ngo rinda umutima kurenza ibintu byose birindwa. Ariko umutima se ibyo bigomba kurinda, ibyo umutima ugomba kurinda biva hese? Biva mu bwonko, biva mu bitekerezo byacu. Hari igihe umutima nawo wisama wasandaye. Kubera iki? Kubera ubwonko bwanjye cyangwa bwawe butabashije gukontorora neza igikwiriye n'ikidakwiriye. Uyu munsi wa none rero niyo mpamvu usanga abantu babwiriza, ugasanga ikigaragara cyo kubwiriza, umuntu akabwiriza ibintu biragaragara ko ibintu bigaragara, nibyo ndi gusobanura ko ibintu abantu babwirije ntabwo byari biri muri bo, ntabwo byavaga muri bo. Ntabwo iyo biza kuba biva ku Mana byakabaye kuba byaragize umumaro, byavaga indani rero mu bitekerezo byabo, mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo biza kuba biva ku buzima cyangwa se ku ijwi ry'Imana cyangwa se ku gushaka kw'Imana, ntabwo itorero ryakabaye kuba riri gusiragira ku rwego rungana gutya. Rero mu by'ukuri mu nzira zishoboka cyangwa se zidashoboka, abantu bakwiriye kubwiriza, bakabwiriza ibiva ku Mana. Abantu bakwiriye gukorera Imana, bagakorera Imana batayiryarya, batayibangikanya, nta kindi kintu bayibangikanya nacyo, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo inge nkunda icyubahiro cyanjye. Niba Imana ikunda icyubahiro cyayo, ntabwo uzaza kuyibangikanya n'irari ry'amafaranga ryawe, ntabwo uzaza kuyibangikanya no kuba ukunda umugore mwiza cyangwa se umugore w'inzobe cyangwa se wirabura. Ntabwo ibyo bintu wabibangikanya ngo bikunde. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bintu kubibangikanya biragoye. Niyo mpamvu hari ijambo abantu batajya baha agaciro cyane, ijambo rivuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Ni ijambo dusanga muri Bibiliya. Ijambo rivuga ngo nubura ubwenge nzakwihorera, ntabwo ari kesiyo yuko nubura icyo kurya ukabona ahantu uzajya kugicukura cyangwa ukabona ahantu uzagikura. Ntabwo ari kesiyo yuko ari igisobanuro cy'uko icyo gihe nyine Imana izabikuretse. Imana ijya yemera ko abantu basonza, ntabwo ari ukuba wataye ubwenge. Imana ijya yemera ko abantu baburara, Imana ijya yemera ko abantu baba hanze, Imana ijya yemera ko abantu banyura mu buzima bukakaye. Ariko kubura ubwenge, Yobu yarabyanditse arabisobanura. Yobu 28 aravuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka, niko kumenya ubwenge. Uyu munsi wa none rero ikintu kizakubwira ko nubura ubwenge Imana izakureka, nuko uzakora ibihabanye n'ibyo Imana ishaka. Niko gutakaza ubwenge Imana ikakureka, niko kujya mu byaha. Niba rero turabavuga butumwa, dukwiriye kurucunga cyane, tugacunga cyane agakiza kacu. Niba uri umupastori, niba uri umuhanuzi, niba uri
abakozi b'Imana numvishe munafite amatitire menshi. Ibyo waba ari byo byose, ikintu cya mbere ugomba gucungana nacyo ni iki Imana ikeneye ku buzima bwawe. Wowe icyo ushaka kiza nyuma y'iki Imana ishaka kuri wowe. Ko Pawulo arabidusobanuriye, aratubwira ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Niba rero wowe ubona ko umubiri wawe ukwiye kwambara ikanzu imeze gutya nk'umukozi w'Imana, niba ubona neza ko umubiri wawe ukwiye kwambara ikote rimeze gutya cyangwa inkweto imeze gutya cyangwa ukwiye kugenda gutya, ibyo ni ugushaka kwawe, ariko hari n'iby'Imana igushaka. Bwa mbere na mbere banza utunganye iby'Imana igushaka. Numara kubitunganya nibwo uzabona no kumva icyo Imana ishaka kubwira abantu. Impamvu mwabwiye abantu bananirwa kumva nuko mwababwiye mwebwe bijyanye n'ibyo mushaka, ariko iyo muza kwicara mukabwira abantu iby'Imana ishaka ko mubabwira, uyu munsi wa none ntabwo wakabaye kuba uri mu rungabangabo ubu tuvugana, ntabwo wakabaye kuba uri mu rungabangabo. Uko bigaragara ibwiriza butumwa cyangwa se ivuga butumwa ryabanje cyangwa se ryabayeho, abantu ntabwo bigeze bahagarara mu mwanya wa Imana ishaka. Niyo mpamvu babwirije ibyo bashaka cyangwa se iby'imitima yayo babwira. Ubona ingaruka ari izihe zaba zaratewe nuko bavuze ibyo bashaka atari iby'Imana ishaka? Ingaruka ni nyinshi. Ingaruka zo zigomba kuboneka. Uyu munsi ingaruka ntiziranaboneka. Uyu munsi wagize ingaruka zari zaboneka se zihambaye. Niyo mpamvu uyu munsi wa none turi kubona abana b'abakobwa bari gusinda, sinjya numva ari n'abagonga n'imikindo. Izo ni ingaruka z'ubutumwa butabaye successful. Abo bise ngo ni amavide n'ibiki byose, izo ni ingaruka z'ubutumwa butigeze buba successful. Yesaya yarabyanditse, aravuga ati ese ko uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize, ese i Galeyadi nta muti womora wahabonetse, ese aba bantu uru rubyiruko ruri kwishora mu biyobyabwenge, ese kuba uyu munsi wa none igihugu cyacu nkunda igihugu cyane, niyo mpamvu mu byo mvuga byose akunda kuzamo igihugu. Uyu munsi wa none igihugu cyacu kiratakaza cyangwa se kiratanga amafaranga menshi ku bintu bijyanye n'ubutasi cyangwa no gucunga imbibi z'igihugu cyacu. Ariko se nta bakozi b'Imana, umukozi w'Imana umumaro we ni iki se? Ariko umuntu utabyemeye ntabwo Imana yabimuha. Umuntu utabyemeye ngo ahagarare mu kuri kw'ijambo ry'Imana, Imana yabimuha gute se? Uyu munsi wa none dufite abantu benshi Imana yavanye mu misozi ibavana mu mwobo, bafite ijambo ry'Imana, bafite ubuhanuzi bwiza, ari abakozi b'Imana. Yego, Imana irabajyana ibicaza mu nzego zitandukanye za leta. Uyu munsi icyo bari gukora ni iki se? Delivery y'ibyo bari gutanga se ni iyihe se? Uyu munsi wa none aho bicaye bahicaye nk'abandi, bagakwiye kuba bahicaye nk'abantu Imana yicaje aho ngaho, ariko uyu munsi bahicaye nkabo. Niyo mpamvu ntacyo bakibona, niyo mpamvu batakerekwa, niyo mpamvu batakirota. Ibintu byabo bishingiye mu mibare gusa, bishingiye muri siyansi, bishingiye muri logique. Niyo mpamvu rero igihugu dukeneye Imana izana umwuka wera. Byagize ingaruka, ndetse n'ingaruka ntabwo ziragaragara, ntabwo zari zagaragara nyinshi. Ibyo turi kubona ni agatonyanga, ariko mu ngaruka za mbere zikwiriye kuvaho zikarangira ni uburyo igihugu cyacu kigomba gucungirwamo umutekano. Kandi mu by'ukuri niba dufite Imana, twajyaga twumva abasaza baratubwira ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Uyu munsi isigaye itaha hehe? Isigaye itaha muri Amerika se? Isigaye itaha mu Bubiligi se cyangwa mu Bufaransa, mu Burayi? Iyi Imana irakirirwa ahandi igataha i Rwanda. Uko byagenda kose, uyu munsi wa none turimo turabona urubyiruko ruri hanze rurimo ruvuga ibintu byinshi ku Rwanda, ariko kumva nanone ubuyobozi cyangwa se abantu bari mu itangazamakuru bavuga bati nabo ngo nibatukane basubize batukana, nabyo n'ubundi butumwa buhambaye igihugu cyacu gikwiriye. Dufite umuco, dufite ubuyobozi bwiza, ariko byagenda kose dukeneye n'umwuka wera ugomba guherekeza ibyo byose.
ingaruka zo zirahari. Uyu munsi wa none wakabwirije ijambo ry'Imana riri gutoza abantu gutukana. Uyu munsi wa none wakagize umumaro mu buryo bw'abantu icyo bakeneye mu buryo bwo gusenga ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none urubyiruko rwishimye muri kubona ibiri kuba ku mbuga nkoranyambaga ni byinshi cyane, ni byinshi. Reka tugarutse kuri icyo ngicyo waravuze uti uyu munsi bayigisha abantu ijambo ry'Imana, toza abantu ijambo ry'Imana, arimo kwigisha abantu gutukana. Tumaze iminsi cyangwa se tumaze igihe tubona abantu bicara kuri kamera kuri social media, ukumva umuntu yitwa ngo ni pasiteri, afite iyo titre ya pasiteri, afite titre ya apotre, ariko wajya kumva basa nkaho bakoze ibintu bimeze nko guhangana. Twe turabango na amatiku, kumva bameze mu bintu byo guterana amagambo, umwe arajya akavuga undi akajya hari akamusubiza, reka nicara mvuge kanaka. Ese ibi bintu by'ubundi ntago bitesha agaciro rya zina twari turimo tuvuga, ahubwo bakwiye kuvuga ibyo ryabatumye? Ni ikimenyetso cyiza, cyiza cyane, cyiza. Ibi byose se bageze ngo ni nabo n'abangaba babikora, ni ikimenyetso cyiza cy'uko babeshya abantu igihe kinini, bambaye uruhu rw'intama kandi imbere ari impyisi. Nicyo kimenyetso kiri kugaragara, kuko Bibiliya irabisobanura neza. Navuga ngo imirimo ya nyuma niyo izahisha agaciro imirimo ya mbere. Ubu rero uyu munsi wa none umuntu uri kwicara kuri social media, akicara ku ivugabutumwa, akagaragaza ziriya mbuto, bivuze iki? Igisobanuro cye ni iki? Yambaye uruhu rw'intama, imbere ari impyisi. Ari impyisi mahuma mbi cyane. Niyo mpamvu rero ubu bwoko bw'Imana cyangwa se abakozi b'Imana, ni Imana yabahamagaye. Dawidi niwe wigeze kugera kuri Sawuli, aravuga ati ntibishoboka ko nakwicisha umuntu inkota, umuntu Imana yasize. Yesu ashimwe cyane. Ntibishoboka ko namwicisha amaboko yanjye ngewe nkamwicisha inkota. Afata imbugita, aca ikinyita ku mwenda we. Bisobanuye iki? Abo bantu cyangwa se aba bapasitoro, aba apotre bari mu murongo, cyangwa se ijambo ry'Imana riravuga ngo n'umuntu hore nzongera ntoranye. Ariko hari abo yigeze, bivusobanuye iki? Bisobanuye ko yigeze kubatoranya bwa mbere. Hari wenda n'uyu munsi niza gutoranya ishobora kuzabatoranya. Ariko reka mvuge kuri iki ngiki, ni ukuvuga ngo niba ari abakozi b'Imana, ibyo ngibyo ntabwo bibahereza ubutware cyangwa se ubushobozi bwo guhinduka ababo ku giti cyabo. Kuko uyu munsi wa none nishaka kuba uwanjye ku giti cyanjye, nzicara hano icyo umutima wanjye umbwira ari cyo mvuga. Nzicara hano ikinyoroheye, yaba ari ugutukana, yaba ari ukuvuga nabi, icyo kinyoroheye rero kizanyumvisha neza ko jewe ntakiri umukozi w'Imana, ahubwo jewe hari urindi muri jewe ndi kwigenga, cyangwa se undi wundi uri kungenga. Kuko imbuto zirazwi, imbuto z'abakozi b'Imana, imbuto z'abantu bajya mu ijuru zirazwi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Izi mbuto rero bari kutwereka muri iyi minsi, niyo mpamvu natangiye mvuga ngo batweretse uruhu rw'intama mbere, even ibyo bakoze byose batweretse uruhu rw'intama, ariko mo imbere muri bo bambaye amasega, bambaye impyisi n'ibiki byose. Kuko imirimo ya nyuma nigira agaciro. Icyo watanze uyu munsi nicyo gifite agaciro ejo. Iyo nigisha, iyo mbwira abantu, mbasobanura neza nkababwira ngo uyu munsi Imana yaguhaye. Uyu munsi Imana yaguhaye ni igisobanuro cy'ejo. Ni igisobanuro cy'umunsi w'ejo. Uyu munsi rero ni agaciro ku buzima bwanjye, n'uwa agaciro ku buzima bwawe. Uricara kuri kamera, bivuze ngo ibyo gutanga ni ibyo nyine. Ese aratanga ibyo adafite? Ubu na apotre ibyo kubyitwa sava.
ni pasiteri ibyo kubyitwa yego, ayo matitire nta hantu azahurira nijoro. Niyo mpamvu njya nkunda kubabwira ngo iyi si ni umwijima. Njyewe ubwanjye Imana yanyerekeye iyi si ko ari umwijima, irambwira ngo ntuzagire ikintu cyo mu isi na kimwe urarikira. Iyi si ni umwijima, iyi si ni umwijima mu ntambwe zawe 5, uretse no mu ntambwe zawe 5 na santimetero 2 uvuye ku ijisho rijya kurasa imbere, ntabwo wahabona. Uyu munsi wa none abantu bitwikiriye amadini, bitwikira iryo dini abantu bitwikiriye ubwaryo. Kumva ngo ufite abantu 100 ko bitwikirira mu idini, iryo dini ubwaryo ndashaka kukwibutsa ko n'iryo dini ubwaryo nibyo mu isi ibyo ngibyo, kandi si n'umwijima. Nta kintu rero, nta kintu kitigeze, cyangwa se Imana yavuze itorero, Imana baravuze itorero kandi ntabwo rirajya ku mugaragaro. Ibyo rero abantu bari gukora, bari kubikora mu madini, ariko birababaje kuba bahindukira bakabyitirira ko ari abakozi b'Imana. Nicyo kibazo gihari. Mu by'ukuri rero ubuzima bw'itorero buri mu ibanga. Niyo mpamvu rero ibi byabo ba bene data bavuga butumwa, njye nkunda kuvuga ngo turabavuga butumwa. Ubutumwa nicyo kintu kiduhagurutsa, waba uri apotere cyangwa uri umuhanuzi cyangwa uri iki, ni ubutumwa butugenza. Imana ishimwe cyane. Bityo rero aba ba bene data ntabwo bikwiye ko bicara kuri kamera, ntabwo bikwiye ko bicara bacyocyorana, ntabwo bikwiye. Ariko nanone shobora kuba ndi kubarenganya, nanone ibyo bari gutanga ari byo bushobozi bw'ibyo bafite nyine bagomba gutanga. Baratanga ibyo badafite se? Ntabwo yatanga ibyo adafite. Yego. Apotre, reka tugaruka kuri iki kintu. Hari ikintu kimaze iminsi mbere yuko tujya mu bihe byo kwibuka abacu baje jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Hari ibintu byakomeje kuvugwa cyane bijyanye n'ibintu bya divorce no kongera gushaka. Ubundi umuntu witwa ko amenye Imana akwiye gushaka kangahe? Kuko nabonye byaravugisha abantu kugeza n'ubwo bavuga ko hari amahirwe ya kabiri, nayo ashobora kwanga ukabona ndi kugeza igihe nyine ngo bizakundira. Njyewe mu by'ukuri ndabyibuka nkiba muri ADPR, nagirirwaga ubuntu bwo kwigisha, nkahamagarwa mu bagomba kwigisha ibijyanye n'imibanire kandi ntaranashaka, nkiri mutoya. Ariko ubwo abayobozi banjye hari uko babibonaga. Ikintu cya mbere nababwiraga, cya mbere narababwiraga nti ubuzima umugabo yakuriyemo n'ubuzima umugore yakuriyemo, nubwo mwaba mwarakuriye mu kigo kimwe cyangwa mwarakuriye mu rugo rumwe, ariko ubuzima mwabayemo buratandukanye cyane. Bibiliya uko byagenda kose, niyo mpamvu natangiye mvuga ngo birakwiye ko abantu bagomba kwemera ububwa bwabo, kuko gushaka rimwe ukiyongeza bwa kabiri, uvuze ngo n'ubwa gatatu, ukiyongeza n'ubwa gatatu, ibyo bintu bihabanye no gushaka kw'Imana, bitewe ngo n'igihe uzabona wo muhuje cyangwa muzahuza. Uko byagenda kose, Yesu yajya kugenda yatubwiye ijambo rikomeye, ava ngo ngiye kubategurira aho muzaba, kuko njye aho nzaba namwe ariho muzaba. Yesu ntabwo yigeze avuga ko azagutwara ari uko wanejejwe n'urugo cyangwa utanejejwe n'urugo, ariko ntabwo ari cyo gisobanuro cy'uko azagutwara wanejejwe n'urugo cyangwa utanejejwe narwo. Ntabwo ari igisobanuro cy'uko azagutwara uri umukobwa cyangwa se utari umukobwa. Ntabwo ari igisobanuro cy'uko azagutwara uri umusore cyangwa uri umugabo. Buri muntu wese mu mwanya we ni umukandida wo gutaha cyangwa se wo kuva mu mubiri.
umuntu wicara erega ibintu byose ubu buzima turi kubona buri mu itorero ryacu muri iyi minsi, ariko urambwira ni gute umuntu yicara avuga ngo umuntu ushaka ko Imana ikora ibi n'ibi azana amafaranga ku birenge, uwo muntu gushaka 5 byamunanira, umuntu gushaka 3, icyo gitekerezo urumva ari ikintu yajya gushaka, yajya kujya mu bitabo kujya kubishakamo. Ntabwo ari ibintu byamusaba kujya gushaka Bibiliya n'inyunganizi zayo. Ni gute? Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu ashobora gutekereza gushaka urugo rwa mbere, agashaka urwa kabiri, agashaka urwa gatatu, uwo mwasezeranye, uwo mwabanye bwa mbere atarapfuye. Kirazira kikanaziririza. Iyo nigisha abantu, ikintu cya mbere mbanza kubigisha kwisobanukirwa. Abo bantu hari ibintu byinshi bari bakwiye kubanza gusobanukirwa. Uwo muntu ntabwo ari isobanukirwa. Impamvu ashaka urugo rwa mbere, agashaka n'urwa kabiri, agashaka n'urwa gatatu, uwo muntu ntabwo icyo ari cyo ntacyazi. Iyo aza kumenya icyo ari cyo, urugo rwa mbere ni rwari kumunanira. Impamvu ageze ku rwa kabiri akagera no ku rwa gatatu, ntabwo icyo ari cyo akizi, ubwonko bwe nta kintu bumuha. N'urwo narwo azarusenya akenera urundi. Ikintu cya mbere akeneye kwisobanukirwa, akamenya uwo ari we, yaba ari umugabo yaba ari umugore. Impamvu bazisenya bagashaka kujya kubaka izindi, hari ibyo bashaka, hari ibyo imitima yabo irarikira, ariko ntabwo basobanukiwe neza ko ibyo bintu bidakwiriye ubuzima bwabo cyangwa se bikwiriye ubuzima bwabo. Byakabaye byiza uwo muntu utekereza gushaka urugo rwa kabiri akagera ku rwa gatatu, uwo muntu akwiriye kwicara agasobanukirwa. Ubundi urinde, wowe urinde, banza umenye uwo uri we. Ntabwo wiyizi, icyo uri cyo ntabwo ukizi. Ushobora kuba wumva ngo uri pasiteri, ushobora kuba wumva ngo uri apotere cyangwa ngo uri ikindi mu murimo wo gukorera Imana, ariko ndashaka kukwibutsa neza ko turamutse twicaye nge nawe, nakwereka uburyo wowe nta kintu wiyiziho namba. Ushobora kuba uzi ko witwa runaka, ushobora kuba uzi ko ufite ibiro runaka, ushobora kuba uzi ko uri mwiza cyangwa uri mubi, ushobora kuba uzi neza icyo uri cyo, ariko mu buryo buri indani muri wowe, icyo umutima wawe ushaka, icyo ubwonko bwawe bukeneye, wowe ntacyo uzi. Niyo mpamvu urugo rwa mbere rwanze, urwa kabiri rukanga, ukarinda ubwo wiyongeza urwa gatatu. Uko byagenda kose, birakwiye ko abantu tubabwiza ukuri, abantu bakamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubundi mu by'ukuri ndabyibuka Imana iranyigisha jewe. Ndabyibuka ndimo niga isomo rijyanye n'abantu babiri, umugabo n'umugore, kuko Imana yamfungiranye mu nzu ngira ngo ni amajoro 7 n'iminsi 7. Ntabwo mu by'ukuri sinigeze nkenera kurya ahantu narindi, nsigene nkiri umusore. Akazu nabagamo njya numva mw'iyi minsi bavuga ngo na kageto. Akazu nabagamo ntabwo nigeze mbona bwira, sinigeze mbona hari umuntu ukomangaho, nta muryango nabonye. Nabonaga ndahantu mu mucyo gusa. Mu by'ukuri urugo, izingo abantu bubaka ni isuzumiro ryiza, ni isuzuma bumenyi ryiza, ni isuzuma bumenyi rihambaye, ni isuzuma bumenyi ku muntu wese. Rero wowe usenya urugo rwa mbere ukiyongeza urwa kabiri narwo rukakunanira, kongeza urwa gatatu, ubwonko bwawe ntabwo buri ku rwego, rwo gusobanukirwa icyo ushaka cyangwa se icyo uri cyo. Birakwiye ko wicara ubwawe ukitekerezaho,
ese wirengagije ko hano muri iyi si ntacyo turi cyo? Ni iki kiso uri gushaka? Niba uzi neza ko hano mu isi agaciro dufite twebwe ari Yesu Kristo ugomba kuba muri twebwe, even nubwo waba uri umukozi w'Imana, ugomba kubanza ukamenya icyo ushaka icyo ari cyo. Kumenya icyo ushaka ni igisobanuro cyo kumenya ubuzima bwawe ugomba kubamo n'ubwo utagomba kubamo. Yego. Tumaze iminsi tubona turarinje muri ibihe byo kwibuka, hari havuzwe cyane ubukwe bwa Pastor Mutesi. We bavugaga bajyaga bavuga ngo yashatse gatanu hari simbizi, ariko abandi bakavuga ngo ubukwe bweme ngo abukoze bwa gatatu. Urumva afite ya titre ya pasteur. Abantu barakibaza ese kandi mu by'ukuri bamwe babivuga ugasanga hari abaje bakamushyigikira bati umuntu nibe mahirwe yaranze mureka agerageza andi mahirwe wenda bizakunda. Uyu munsi tuvugana nabwo hari undi witwa Apotre Mutabazi, nawe arimo gusoza divorce n'umugore kandi ngafite gahunda yuko agomba guhita ashaka undi rwose mu gihe gito cyane gishoboka divorce ikiboneka. Kandi bakakubwira ko Bibiliya nayo inginabyemera, kuko Apotre Mutabazi we yigeze no kumbwira ko nuba mu kiganiro twigeze gukorana yavuze ko akaramata katabaho ari akitoro na Kristo. Naho hano ndahibukana yansomeye ndi bari mu Befeso ibice 5 umurongo nka 29 hari nibe nibuka neza. Kwa karamata taraka mbega ko abantu badakwiye gusezerana kubana karamata. Kwa karamata taraka Kristo ni itorero. Pastor Mutesi si ibintu ntago bemazemo igihe kinini bya hano ku mbuga nkoranyambaga byo kuri imihanda, babyita imihanda. Umuhanda sinkumaze igihe kinini. Uwo Pastor Mutesi ntabwo muzi, ariko Mutabazi we duherutse kuhura. Ariko mu by'ukuri biragoye cyane kuba umuntu yakwicara ubwe ababyita kwimahoro neza. Ibyo ni ukwimahoro neza, ni ukwishyiramo, ni ugushaka baringa. Ni nko gufata baringa ukayishyira hariya ukavuga ati reka iyi baringa indeberere aho ngewe ntabasha kugira gute, aho nabasha kuba ndi. Iyi mitima y'abo bantu niko ibimeze. Nuba ngo nukwishakamo ikintu kigize gute kidahari, ikintu kidahari. Aba bantu ikintu cya mbere bakwiye kuba ndimo mbisobanura, ikintu bakwiye guha agaciro, bakwiriye guha agaciro ubutumwa batanga. Yego. Eske ibaze uwo pastor, uwo mudamu Pastor Mutesi yicaranye n'umukobwa we, umukobwa arimo aramugisha inama uko urugo byagenze. Turi mu mubiri, ngarutse mu mubiri gatoya. Arimo aramugira ati mama, ati mu rugo byanze, umugabo byagenze gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya. Iki nazamubwira se urumva kibanguse n'ikisa. Avuga ati ngwino wicare hano. Ati abagabo ntibabuze uzashaka nundi. Ikiri mu muntu nicyo kigaragara inyuma. None namatigiriye yo guhagarara ngo agendere mu murongo Imana. Ikintu cya mbere nshaka kuvuga kuri uyu mudamu, uyu mubyeyi, ikintu cya mbere yarakwiye kubanza gusobanukirwa na agaciro k'icyo ari cyo. Agaciro ke nakahe? Agaciro ke nakahe? Nuba ngo niba agaciro kiwe yumva ko arako guhora katahana no gakatanaha, inyungu azayibona. Ariko ibintu biva muri ibi bintu iteka ryose ntago biba byiza. Ni byiza ko rero yagakwiriye guhagarara agafokasinga ku cy'Imana imushakaho. Icyo Imana imushakaho si uko aryamana na runaka, si uko ashakana na runaka, si uko abyarana na runaka. Ahubwo Imana irashaka we ubwe ku giti cye. Urwo rugo niba ese ubundi urwo rugo rwanze rute? Impamvu urwo rugo rwanga, nongere mbisubiremo, ni ukubera ko umuntu aba ataragira igihe cyo kwiha agaciro cyangwa se cyo kwimenya. Iyo umuntu yimenye yihana agaciro. Umuntu utarimenya yakwiha agaciro gute? Ntabwo byakunda. Umuntu utarimenya ntabwo ashobora kwiha agaciro.
niyo mpamvu rero usanga abantu bazunguruka gutyo, zunguruka kuba wagira ibyago ukongera ugashaka, ibyo birumvikana. Ariko nta gisobanuro gihari ko utakaje umugore, uramutakaje mu gihe muri divorce muratandukanye, cyangwa se wenda mwabanye mu buryo busanzwe, ariko ubwo buryo mwabanyemo mwageze aho murihana murabana, ariko kugeza igihe cyo kumuta. Icyo kizami cya mbere deja uru rugo, izi ngo twubaka nigerageza Imana ibidushyizemo. Iryo gerageza ryagutsinze, aho uzarishobora niheza. Kandi isomo rigutsinze ndashaka kukwibutsa, yewe pastor n'uwo apotre, ndashaka kubibutsa ko isomo rigutsinze ntago ubona amanota yegera imbere nko muri kaminuza. Muri kaminuza isomo watsinzwe urongera ugasubira inyuma kongera kugira gute paka rya somo rikore. N'ubuzima bwo gukorera Imana, aba babyeyi cyangwa se aba bene data bavuga butumwa barimo baribeshya cyane. Impamvu byisubiramo bya buri munsi, impamvu byisubiramo bibirakabanga, impamvu bigenda byisubiramo ni ukubera ko amasomo utafashe, isomo utakoze ikibazo cyaryo ngo uritsinde, irya somo rihora ryisubiramo. Niyo mpamvu uhora uzenguruka mu bagabo, niyo mpamvu uhora uzenguruka mu bagore. Niyo mpamvu rero Imana irashaka ko wicara hamwe ugafata isomo ukaryiga ukarirangiza amahoro, kugira ngo Imana igukure ku rwego rumwe ngere kwinjiza ku rundi rwego. Nuko ugomba kurangiza isomo rya mbere. Nutarangiza isomo rero uriminimize neza isomo, uryumve neza, urisohokemo amahoro, uzahora gutya. Ndimo ndabivuga ndi imbere y'Uwiteka Imana ikomeye. Njya nkunda kuvuga ngo njyewe sinjye uriho, ahubwo hari Kristo cyangwa se hari Imana iri muri jyewe. Hari Imana iri muri jyewe indani. Simpagarara hano kugira ngo njyewe ntago mpahagaze nkanjye. Shungana cyane n'icyo Uwiteka Imana ashaka kumubwira ubwoko bwayo. Nicyo cy'ingenzi. Rero aba babyeyi bagomba kwicara bakabanza bakisuzuma, bakamenya ngo ubundi njye ndinde. Mbere yuko njya gushaka umwana wo kwa runaka, mbere yuko njya gushaka ujya gutesha umutwe wenda umugabo wo kwa runaka, ese abo bagabo murabashaka ngo n'ubundi kuri mu mwambaro uyu munsi ejo ukamuta, ese n'ubundi uwo mwana uri kuri bumuzana uyu munsi ejo ukongera ukamuta. Icyiza si uko ubundi Munyarwanda yaciye umugani avuga ngo ushaka gusimbuka harehare arabanza agasubira inyuma. Yego, banza utuze, wegera Imana, usenge, ubwire Imana ati Imana njye niyobewe, ubundi uranshakaho iki? Uyu muntu yaricaye abwira Imana ati ranshakaho iki? Imana iramubwira ngo genda ujye gushaka, genda ujye kurongora ugishuro enye eshanu, genda ujye gushaka undi mugore uri amureke dore bya Ndabyibuka kera nko muri 2013 nigeze nabwira urubyiruko, ndarubwira nti rero nujye gushaka umugore ugire umuntu Imana igutungira agatoki, kandi Imana ntigutungira agatoki ahantu uzicuza. Imana igutungira agatoki ahantu uziga kandi ukazigira ishuri ubasha kwihanganira, ubasha gutsinda. Kuko urugo uko byagenda kose ni inzira n'irembo ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Kubaho akaramata n'ubuzima bwo kwisi, ugomba kugutwaza, n'umugabo ugomba kugutwaza, n'umufasha w'umugore ugomba kugutwaza, uzagutwaza kuzaba mu buzima bw'akaramata. Nimudatwarana se ubw'akaramata se wazakabamo gute? Ntabwo biragoye ko wazaba mu buzima bw'akaramata uhinduranya abagore cyangwa abagabo nk'uhinduranya imyenda yo kwambara. Mu by'ukuri rero aba babyeyi bakwiriye kumenya ubundi twebwe turi bande. Bashobora kumva bitwa ngo bitwa ba apotre cyangwa bitwa ba pastor, ariko batazi abo baribo. Twebwe tukaba tubona ari ba apotre ariko nawe atazi icyo ari cyo. Ni byiza ko umuntu yicara n'Imana ye uwa babiri ugasobanuza Imana atari ku bundi Imana ibintu ndi kunyuramo ko nzi ko ubizi neza ubibona. Bundi nge ndinde iyo umuntu ari gusenga iryo sengesho wagize ngo aravuga? Ntavuga. Umuntu usenga iryo sengesho wagize ngo se imyitwarire uyu munsi bafite cyangwa se umuntu afite uyu munsi ni unamurebye mu maso, abo muntu abo bantu unabarebye mu maso, burya ijisho ni ryo muntu ni buryo ubwonko nicyo buri gutwara ako kanya, nicyo buri gufokasinga ako kanya, ushobora kukibona. Yes, ushobora kukibona. Ntabwo bikwiye namba, ntabwo bikwiye namba.
yego. Wenda turimo tunagana ku musozo, reka tugire inama umukristo ubona ibi byose bitambuka imbere ye, wenda umutima nama ukamubuza kuba yabikora cyangwa se ukanamwemeza kubikora bitewe n'ibyo abona, yaba ibi twavuze ndetse n'ibindi tutavuze, ariko twese bigaragarira amaso ko bishobora kuba wenda bigibwaho impaka mu buryo butandukanye. Ikintu cya mbere nabanza kubwira uwo mukristo, nabanza kumwihanganisha, nkamusaba gukomera, kuko intama iyo ije kuyoboka nuko ibibona hari icyo izagukuraho, nuko ibibona ko hari uzayigeza, nuko ibibona ko uzayirinda, nuko ibibona ko uzayihereza ibyo umutima wayo ukwiriye kwakira, nuko ibibona ko hari ibyo wenda itaboneye ahandi ishaka kuri wowe. Ikintu cya mbere ni ukubihanganisha. Mu by'ukuri kwihangana kwanyu ntibibe ari ku munwa gusa cyangwa se ntibibe ari mu bitekerezo gusa, ahubwo bibe kwihangana mukomeza kuba imbere y'uwabahamagaye kurenza uko mwaba inyuma y'umwana w'umuntu cyangwa se inyuma y'umuntu uwo ari we wese, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo twahamagariwe gukorera Imana. Rero mukristo, niba Satani yarahagurutse muri abo bayobozi bawe cyangwa se muri iryo torero ryawe, akaba ariho ubona ibintu bidogera ku manywa na nijoro, ndagusaba guhagarara mu mwanya aho wa muyobozi wawe yakabaye kuba ahagaze, kuko nuhahagarara birashoboka ko impamvu Imana yaguhamagaye ko ari ukugira ngo mu minsi izaza uzasimbure abo ngabo uri kubona imyitwarire yabo itari myiza. Wikomereka, hagarara hamwe, ufate aho wa muyobozi wawe adafashe, hahagarare, ntutentebuke ngo usubire inyuma. Biragoye muri iyi minsi, abantu gusenga birimo birabagora, aho basengeraga bajyaga bakoresha ibirometero 5, bari kujya gukoresha 20 cyangwa bari gukoresha moto ya 2 cyangwa ya 5, barakoreshaga y'igihumbi, bari gukoresha esansi ya 3, barakoreshaga iy'Icyatanu. Ibyo byose rero ni ibintu biba biziye umukristo kugira ngo akomere, kugira ngo agaragaze agaciro ke ko kumenya Imana, kugira ngo agaragaze kumenya Imana ko icyo bishingiyeho. Niba bishingiye ku muntu ntabwo uzajyayo, niba bishingiye ku bantu runaka ntabwo uzakomeza gukizwa, ariko niba Uwiteka Imana ari we waguhamagaye, fata inzira ukomeze wubaha Imana, ukomeze ushaka Imana, uyishakisha umutima wawe wose, uyishake utitaye kuri ba bantu bakuyoboraga, kuri ba bantu bumva ku mbuga nkoranyambaga. Biragoye cyane, ariko tugomba kubigeraho kubera ko Imana yaguhamagaye wowe ku giti cyawe kandi izagukoresha wowe ku giti cyawe. Niyo mpamvu rero icyo uri cyo ntabwo kiri burangire uyu munsi kubera ko runaka ari gutukanira aho wamwumviraga ubutumwa bwiza, nakora ko runaka ari gusebanya aho wajyaga wumwumvira ku butumwa bwiza. Hahantu hahagarare. Ijambo ry'Imana riravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracyariho, urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracyariho, kandi rwanditseho ngo Uwiteka Imana azabe, Uwiteka Imana azi abantu be, Uwiteka Imana azi abo yasize, Uwiteka Imana azi abo yahamagaye, Uwiteka Imana azi abo yimikishije amavuta. Birashoboka ko abo bantu Imana yabahinduye indorerwamo zo kugira ngo umenye Imana, ariko mu by'ukuri atari abakandida bo gukora umurimo w'Imana. Birashoboka. Wowe rero ugomba kumenya neza mu gihe Imana ikiri kugutunganya, ikiri kukwegeza imbere mu buryo bwo gukorera Imana. Cunga neza, hagarara wemye, ucungane n'agakiza gusa, nta kindi. Nta kintu cyo guhomba abakristo tugira, nta kintu cyo guhomba umuntu wamenye Imana agira. Ibintu by'Imana, umuntu uri mu Mana neza mu buryo bwiza, ibintu bye ni inyungu gusa, nta gihombo kibaho. Muririmbyi aririmba amagambo akomeye, arimo gukorera Imana, nta gihombo kibirimo. Ntabwo muririmbyi yabeshye, ntabwo muririmbyi yigeze ajya ofu y'ubutumwa bwiza. Hagarara gusa, wubaha Imana. Ibyo abo bumva bavuga ubutumwa bupfuye kandi warajyaga bumva n'ubutumwa buzima, abo bumva batukana, yes, birashoboka ko bagira ngo nyine bakwereka inzira, ariko bakweretse inzira, ariko ntago bivuze ko ugomba gukomeza kugira gute,
ntabwo ugomba kurenga aho ngaho usubira inyuma, komeza imbere tugende. Ndaje muri uyu mwanya kugira ngo nkubwire ngo komeza imbere tugende, urufatiro rw'Uwiteka Imana rurahari. Reka dushimire Apotre Kamana kubw'impanuro n'impuguro nziza duhaye. Ku muntu wifuza kuvugisha bamuha contact abone tugasoza. Nimero yanjye ni 0788 734 663. Murakoze cyane. Reka dushimire namwe bari badukurikiye ibiganiro byacu by'Akagaruka. Shalom shalom.